Reka mbifurize ikaze inshuti bakunzi bacu kandi mwe mudukurikira muri mu hirya no hino mu Rwanda, mudukurikira muri mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, namwe mudukurikira muri hanze y'igihugu. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri cya kiganiro twagiye tuvugaho cyane, ikiganiro amateka y'ibyahishwe muri Bibiliya, ikiganiro tugiye kujya tumenyeramo ukuri kw'ibyo tutari tuzi, rimwe na rimwe n'ababashije kuba bari bazi uko kuri hari ikindi kintu bumva twabavumburira kuri icyo kintu, bakaba batanga comment kuri iyi channel Sun TV Rwanda, mukaduhamagara. Hari nimero tuba twashyizeho. Reka mbibutse gukora subscribe mwe mutarayikora, kandi namwe mwayikoze ndabashimira cyane, mbabwira ngo muraba agaciro. Iki kiganiro rero amateka y'ibyagiye bihishwa muri Bibiliya, tugiye kuganira tuvumbure byinshi kuri Bibiliya, turifashisha bimwe mu bitabo byagiye byandikwa. Hari ibitabo byagiye byandikwa n'abantu bagiye batandukanye, ndetse ntituri bujye na kure ya Bibiliya nyirizina. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kuboneka bya nyabyo k'umugabo bita Yesu, uko Yesu Kristo yageze mu isi nyirizina. Amateka avuga ko uyu mugabo Yesu Kristo mbere yuko aza muri iyi si hari ibintu byabaye. Ibyo bintu byabaye rero uyu mugabo kugira ngo aze mu isi, bivugwa ko mu ijuru habaye inama ikomeye cyane y'igitaraganya yo kugira ngo barebe umuntu waza gucungura umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu yari yugarijwe cyane n'ibibazo, harimo ibyo kuba umuntu yakora icyaha agatanga ibintu by'ibitambo. Noneho mu ijuru haba inama. Mu by'ukuri iyo nama ikimara kuba mu ijuru, kuzimu naho ntago bicaye, naho habaye inama. Ikuzimu naho haba inama, bo bakoresha inama yo kuvuga ngo reka dutegereze ikiri buve mu mwanzuro w'iriya nama yo mu ijuru. Reka dutegereze ikintu kirava mu mwanzuro w'iriya nama yo mu ijuru, ari cyo tuza kugenderaho turebe icyo twakora, kubera ko iyi si yari yugarijwe n'ikibi cyane. Imana irebye birayibabaza, iravuga ngo reka dukora inama y'igitaraganya. Ikoresha inama. Iyo nama yakoresheje rero Yesu nibwo yaje. We ntabwo yatoranyijwe, ahubwo we yemeye kuza gucungura mwene muntu. Satani akimara kumenya ko mu ijuru habaye inama yo gucungura mwene muntu, yatekereje ko uko bizagenda kose Yesu azanyura mu kirere, akanyura mu kirere, akaza agenda aguruka. Birumvikana akagenda aguruka. Yesu we, Imana yo mu bumana bwayo, yo ntabwo irusha kure Satani, ntabwo irusha Satani ubwenge, ntabwo itekereza nka Satani. Iyo yatekereje nk'Imana, Satani akimara kumenya ko hagiye kuza mwene muntu, yohereje ingabo nyinshi mu kirere ngo zijye gutegereza uzamanuka zibe zamurwanya agere mu isi yacitse intege. Satani rero we atekereje ibyo ngibyo, ayohereza izo ngabo. Ariko Imana y'igitangaza, Imana itareba nk'umuntu, iyo ifata Yesu imunyuza mu muntu, avuka ari umuntu usanzwe. Yesu yavutse ari umuntu usanzwe akora ibitangaza, ariko mu by'ukuri nubwo yakoraga ibitangaza, hari n'abandi banyabitangaza bari bazwi. Ntabwo Satani yari kubigira impamvu ngo avuge ngo wenda ngo ni Yesu koko.
ko yakoraga ibitangaza, ariko hari n'abandi bakoraga ibitangaza, ariko we nyine araza. Burya ubwo Satani Yesu akimara kugera mu isi, ngira ngo hari igihe cyageze biri hafi finali, Yesu atangira gusa n'ugeragezwa na Satani, amubwira ngo niba uri umwana w'Imana koko fata iri buye urihindura umugati. Biragaragara ko ushonje. Icyo gihe cyari kimwe cya ya minsi 40 yari amaze gusenga. Biragaragara ko ushonje, iri buye rihindura umugati urye, ndahita nemera. Yesu rero nka Yesu no mu bumana bwe, nawe ubwe aravuga ngo oya Satani, haranditswe ngo. Urumva haranditswe ngo, mu by'ukuri Satani we yagira ngo amenye nyirizina niba uriya ari Yesu. Ntabwo ari uko yashakaga kumuraga ubu butware, kuko Yesu we yari abizi ko Satani n'ubundi ntacyo afite. Satani ntacyo yamuha, kubera ko none ze hari ikintu afite. Ariko nyine akabikora kugira ngo agaragaze neza ko amenye neza niba koko uriya ari Imana, ari we Jambo woherejwe hano mu isi gucungura ikiremwa muntu. Yari yagize gushidikanya kuko ingabo ze ziri mu kirere, Yesu bari kumuvuga ngo ari mu isi, tugatekereza ko isaha n'isaha ashobora guterwa. Noneho rero Yesu murabizi byamubayeho byo ni byinshi, ntago nabiva imuzingo, ariko yaje igihe cyarageze Yesu kubera ko yari yambaye umubiri, ngira ngo ari bupfe nibwo yakoresheje icyo gihe ari butange baza kumutwara. Yagize ubwoba bwinshi cyane. Yesu aravuga ati data, niba bishoboka iki gikombe ukindenze. Mu by'ukuri kiriya nacyo cyari ikimenyetso kigaragaza ko Yesu ubwe atari we watumwe. We ntabwo yashaka kugaragaza ko ari we watumwe, ari we uzaza gucungura mwene muntu, kubera ko iyo aza kumanuka akajya ikuzimu agasanga Satani n'ingabo ze zose, mu by'ukuri yari yoherejwe ari umwe. Namwe muri abantu bakuru, yari yoherejwe ari umwe, ntabwo yari kumubasha. Yagezeyo asanga icyo gihe byarabaye, Yesu aratanga. Yagezeyo asangayo Satani n'ingabo ze nkeya yari yasigaranye, urumva nk'ibyegera bye. Noneho Yesu yarwanye urugamba iminsi 3 yose, iminsi 3 arimo arwana na Satani, gusa asiga amuboshye. Ubwo yarazamutse, ingabo za Satani ziracyari mu kirere. Wibuke arazamuka, iyo zo yazinyuzeho azamuka, zagiye kubona zibona umuntu uzamuka azinyuraho, ntizanatekereza, ziratekereza ziti uzamuka ntacyo twamugira, kuko twe icyo twashakaga n'umanuka. Inshuti bakunzi kandi inshuti zanjye nkunda cyane, dufatanije uru rugendo rujya mu ijuru. Mumbabarire kandi munyemerere tujye duhugurana ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, tugire byinshi dusobanukirwa ku ijambo ry'Imana, kugira ngo tunamenye neza uko tugomba kwitwara n'uko tugomba kugenda. Iki kiganiro amateka y'ibyagiye bishwa muri Bibiliya, tuzakomeza tugende tubavumburira byinshi kuri byo. Tunakomeze ikiganiro cyacu mpaka namwe ubwanyu mwagiramo uruhare iki kiganiro, mutanga komenti. Hari aho tuba twashyize nimero, mwaduhamagara mukatubwira muti nyamuneka mwabigira gutya, ahangaha naho byagenze bitya. Ni ukuri twabageraho kandi namwe mwadufasha kugira ngo tujye duhugurana. Ubaye hari ubumenyi ubifiteho, waduhamagara ukatubwira, tukahagera tugahugurana. Iki ngiki cyari ikiganiro amateka y'ibyagiye bishwa muri Bibiliya kuri Sun TV Rwanda. Reka nongere nshishikarize gukora subscribe umuntu utarayikora. Nawe wayikoze ndagushimiye cyane kuko uri uw'agaciro kuri twebwe. Murakoze cyane kandi mugire impagarike n'ubugingo biva kuhoraho.